abo turi bo muri Kristo Yesu. Ndi icyaremwe gishya muri Kristo Yesu, ibya kera byarashize, byose byahindutse bishya. Nk'uko byanditswe mu Bakorinto ba kabiri ibice 5, umurongo wa 17. Umuntu wese uri muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ndi umwana w'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo. Nk'uko byanditswe mu Bagalatiya ibice 3, umurongo wa 26. Mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu. Ndi umwana w'Imana, ndi n'umuragwa muri Kristo Yesu, nababaranye na Kristo kandi mpanwa ubwiza nawe. Nk'uko byanditswe mu Baroma ibice 8, umurongo wa 17. Kuko turi abana bayo, turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo. Niba tubabarana nawe, uduhanwe ubwiza nawe. Imana irankunda. Nk'uko byanditswe muri Yohana ibice 15, umurongo wa 13. Ntawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze. Imana irankunda kuko nkiri umunyabyaha Kristo yaranyitangiye. Nk'uko byanditswe mu Baroma ibice 5, umurongo w'8. Ariko Imana yerekanye urukundo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Ndatuje, ndamahoro, ndatekanye kuko Imana indwanirira. Nk'uko byanditswe mu Kuva ibice 14, umurongo wa 14. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Nta kintu na kimwe cyantandukanya n'urukundo rw'Imana. Nk'uko byanditswe mu Baroma ibice 8, 38 na 39. Kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaza cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Ndi inshuti y'Imana. Nk'uko byanditswe muri Yohana ibice 15, umurongo wa 14. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Ndi uw'agaciro mu maso y'Imana kandi mfata nk'uwo kubahwa. Nk'uko byanditswe muri Yesaya ibice 43, umurongo wa 4. Kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Sinzapfa ahubwo nzarama, ntegerereza abantu imirimo itangaje Uwiteka yakoze. Nk'uko byanditswe muri Zaburi 118, umurongo wa 17. Sinzapfa ahubwo nzarama, ntegerereza abantu imirimo Uwiteka yakoze. Ndanyuzwe, Imana impaza ibyiza. Nk'uko byanditswe muri Zaburi 107, umurongo w'9. Kuko yahagije umutima wifuza n'umutima ushonje yawujuje ibyiza. Imana impa ibyo nkena byose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Nk'uko byanditswe mu Bafilipi ibice 4, umurongo wa 19. Kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Ndi muzima, meze neza, imibyimba ya Kristo niyo ankirisha. Nk'uko byanditswe muri Yesaya ibice 53, umurongo wa 5. Nyamara ibicumuro byanyu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukira kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Meze neza mu mutima, kuko Imana ikiza imitima imenetse, ikayomora inguma. Nk'uko byanditswe muri Zaburi 147, umurongo wa 3. Akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo. Ndinzwe n'Imana impande zose, mu rugo rwanjye no mu byo mfite byose. Imana yahaye umugisha imirimo y'amaboko yanjye. Nk'uko byanditswe muri Yobu igice cya 1, umurongo w'10. Ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose, wahiriye umurimo w'amaboko ye, n'amatungo ye agwiriye mu gihugu. Nuzuye ubuzima, mfite ubuzima bwiza, kuko numva amagambo y'umurimo
maso yawe, ubikomeze mu mutima wawe imbere, kuko ari byo bugingo bw'ababibonye, bikaba umuze muke w'umubiri wabo wose. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Ikureho umunwa uvuga iby'ubugome, kandi ururimi ruvuga iby'ubugoryi urushyire kure yawe. Nihishe mu Uwiteka, niwe bwihisho bwanjye, niwe ngabo inkingira, niringira ijambo rye. Nk'uko byanditswe muri Zaburi 119, umurongo w'114. Ni wowe bwihisho bwanjye n'ingabo inkingira, niringira ijambo ryawe. Ndakomeye, nkomejwe n'Imana yizerwa, kandi niyo indinda umubi. Nk'uko byanditswe mu Batesalonike ba kabiri, ibice 3, umurongo wa 3. Ariko umwami ni uwo kwizerwa, niwe uzakomeza mwebwe abarinda umubi. Ndakomeye, ndashikamye, sintinya, kuko Imana yanjye ijyana nanjye, ntizansiga kandi ntizampana. Nk'uko byanditswe mu Gutegeka kwa kabiri, ibice 31, umurongo wa 6. Mukomere mushikame, ntimubatinye, ntimubakukire imitima, kuko Uwiteka Imana yawe ubwayo izakujya imbere, ntizagusiga, ntizaguhana. Ndakunzwe. Yesu arankunda, nanjye nkunda abandi nk'uko Kristo ankunda. Nk'uko byanditswe muri Yohana, ibice 13, umurongo wa 34. Ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, mube ariko namwe mukundana. Nguwe neza, meze neza mu mubiri no mu mutima, ndi mutaraga. Nk'uko byanditswe muri Yohana wa 3, igice cya 1, umurongo wa 2. Ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Nkandagira inzoka na sikorupiyo mu butware bwa Kristo Yesu, kandi nta mbaraga z'umwanzi zagira icyo zintwara. Nk'uko byanditswe muri Luka, ibice 10, umurongo wa 19. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Ngandukira Imana, ndwanya Satani, nawe akampunga. Nk'uko byanditswe muri Yakobo, ibice 4, umurongo wa 7. Nuko rero mugandukire Imana, ariko murwanye Satani, nawe azabahunga. Nakira impano nziza zitunganye zivuye mu ijuru kuri Se w'imicyo udahinduka. Nk'uko byanditswe muri Yakobo, igice cya 1, umurongo wa 17. Gutanga kose kwiza n'impano yose itunganye rwose, nibyo biva mu ijuru bimanuka, bituruka kuri Se w'imicyo udahinduka, cyangwa ngo agire n'igicucu cyo guhinduka. Ibintu byose bifataniriza hamwe kunzanira ibyiza. Nk'uko byanditswe mu Baroma, igice cy'8, umurongo wa 28. Kandi tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Mba mu bwihisho bw'Ishobora byose. Uwiteka ni ubuhungiro bwanjye, ni igihome kinkingira. Nk'uko byanditswe muri Zaburi 91, umurongo wa 1 n'uwa 2. Ndabwira Uwiteka nti, uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Imana impaza kurama, kuko nkunda Imana yanjye kandi nkayambaza. Nk'uko byanditswe muri Zaburi 91, umurongo wa 14 kugeza 16. Kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza. Nzamushyira hejuru, kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muhe icyubahiro. Nzamuhaza uburame, kandi nzamwereka agakiza kanjye.